Pastor turagana ku bintu bitandukanye ndagira ngo wenda tutangire twibaza impamvu usanga rimwe na rimwe nk'abahanzi barimba indirimbo z'isi tuvuge abo dukunda kuvuga ngo barimba secular music ba Meddy ba Alpha Rwirangira n'abandi bahanzi bagiye batandukanye bo hirya no hino barakeri wenda mu bihugu byo mu mahanga ariko ugasanga yakora indirimbo yo guhimbaza Imana irarebwe cyane ndetse igize n'amakomenti menshi cyane abantu bavuga ko yabafashije cyane kuruta rimwe na rimwe za ndirimbo z'abantu baba bari mu rusengero. Nibyo indirimbo ubusanga ko abaririmba sekira hari igihe baririmba indirimbo za gospel zikarebwa cyane. Ibyo ngibyo ngira ngo biterwa n'ababakurikirana akenshi bamwe baba bafite abakunzi cyangwa abafana benshi batandukanye n'ubundi baba bareba za ndirimbo ziba zisanzwe za sekira. Urumva rero iyo yaririmbyemo n'indirimbo ya gospel babafana be n'ubundi barareba. Buriya abafana cyangwa abakunzi bo bakira ibyo bahaye bakira ibyo bahaye ntago bibatandukanya. Iyo bahaye iza gospel barazakira cyane cyane ubona yuko zikunda no kurebwa. Ushaka kuvuga ko abantu buriya abantu benshi nubwo baba badakijijwe cyangwa baba bataba mu itorero ariko bakunda Imana. Buriya abantu bagomba gutandukanya gukunda Imana no kuba mu itorero. Ushobora gukunda Imana utaba mu itorero, ushobora gukunda Imana uba mu itorero. Rero bigaragaza icyo ni ikitwereka yuko aba bantu bo hanze bakeneye ubutumwa bwiza, bafite inyota yo kumenya ubutumwa bwiza, wo kumenya ijambo ry'Imana. Iyo ribagezeho bakaryumva mu ndirimbo zirabaryohera, ubona yuko zirebwa cyane. Bishatse kuvuga ngo nk'abakozi b'Imana rero bitwereka ishusho, bikaduha umukoro wo kurushaho kuvuga ubutumwa bwiza no kubwamamaza. Kubera iki? Isi irabukeneye, ibufitiye inyota. Noneho ugasanga abaririmba gospel barazikora, ugasanga hari abantu benshi batazikurikirana. Ariko usanga ko ubona ko mu Rwanda biri guhinduka. Urabona ko abahanzi ba gospel bari kuririmba, akabona indirimbo zabo zirakunzwe. Urebe nk'uyu musore Israel Mbonyi, ubona yuko indirimbo yose asohoye ubona ko ari indirimbo abantu benshi bishimira, baba bakijijwe n'abadakijijwe. Ubona aba bana ba Dorcas na Vestina, ubona ko ari abana bafite talenti. Ubona yuko indirimbo basohoye ako kanya ikurikiranwa n'abantu benshi. Navuga ko rero birimo birahinduka muri gospel yacu. Urabona ko abantu benshi baba bakijijwe n'abadakijijwe bari kuyakira. Rero ugasanga ko mbere wasangaga ntago umuririmbyi wa gospel yararirimbaga ntibashe kumenyekana cyane cyangwa ngo abantu bayikunde. Bigaterwa icya mbere n'uburyo yakoze yayipromotinze. Icyo kikaba ikibazo. Ugasanga ko muri iki gihe habayeho social media zaragutse zijya gute, ushyiraho abantu bakazikurikirana. Rero ugasanga icyatumaga kenshi aba bahanzi ba gospel indirimbo bakoraga zitarebwa n'abantu benshi, byaterwaga n'abantu babakurikiranaga. Hari abantu wabonaga yuko bavuga ngo jyewe ndeba gospel gusa, abandi bakavuga ngo jyewe ngo ndeba sekira gusa. Ariko uyu munsi ikintu ubona kidasanzwe Noheli nuko nta muntu ukivuga ngo ndeba gospel gusa, ndeba sekira gusa. N'ubu natwe dukijijwe indirimbo za sekira turazireba. Urumva turazumva. Umupasiteri akarenga indirimbo za sekira cyane rwose. Niyo ndi kugenda mu modoka ntago njya nkunda gushyiramo n'izi ndirimbo zindi, nkunda gushyiramo sekira. Izi ndirimbo z'isi bawumva n'iki pastor? Nkunda kugenda nzumva mu modoka ngenda. Impamvu ni iza gospel n'ubundi nizo mbamo mu rusengero, nizo ndaramo, nizo ngirane. Rero ngomba kuzumva zose. Nicyo kintu ubona cyahindutse mu bantu mu myumvire. Yaba umuntu ukijijwe yumva indirimbo zose, umuziki muri rusange arawumva. Noneho baba n'abadakijijwe n'indirimbo za gospel. Urabona abasitari batandukanye barazipostinga kuri social media zabo. Ugasanga ko ni ibintu biri kugenda bimera neza. Hanyuma mu kanya gato wakomoje kuri Dorcas na Vestine. Bano bana ubabona gute? Baje mu ruhando rw'umuziki, dukureho sekira na gospel, n'abanyamuziki ku rwego rw'igihugu. Ubona kuza kwabo mu muziki bisobanuye iki?
mu ruhando rwa muzika mu Rwanda? Jewe aba bana mbabona ku rwego rw'isi, ntago ari urw'igihugu gusa. Aba bana mbabonamo zahabu, mbabonamo umuhamagaro ukomeye cyane, ubona ko ari abantu bensipira abantu benshi, ubona yuko ari abantu bakwiriye gushyigikirwa, kandi ikizakwereka buriya umuntu ufite umuhamagaro uri ku rwego mpuzamahanga atangira kurwanywa. Ubona ko saga yabo yagiye iba, abantu benshi bakagenda bavugaho uburyo butandukanye, ndetse habaho ibintu bikomeye nka saga, ariko biza kurangira neza. Biriya biterwa n'umuhamagaro w'umuntu. Iyo ufite umuhamagaro uri ku rwego mpuzamahanga ntiwabura ibikurwanya, ariko rwose aba bana barashoboye kandi bafite talenti ikomeye cyane yesipira abantu batandukanye. Navuga ngo rero nanashimira uriya musore ndumva ari Irene wabafashe, wabagaragarije itangazamakuru ndetse akazamura umuhamagaro wabo, Murindahabi Irene. Navuga ngo Imana imuhe umugisha, kandi ubona ko ari umukozi w'Imana. Ubona ko ibyo akora abikora nk'akazi, ikindi akabikora nk'umuhamagaro, nk'umuntu w'umukozi w'Imana ufite inyota yo kugira ngo azamure yagure ubwami bw'Imana, agendeye ku muhamagaro abantu bafite. Imana imuhe umugisha rwose. Muri iyi minsi nahoze mbona urimo uragenda upostinga amafoto y'umubyeyi witwa Anita Pendo, bite ko nabonaga ugenda upostinga amafoto ye, nkibaze se nk'umupasitori bimeze bite? Ariko nawe uri igitangaza wa mugabo. Navuga ngo uko na postinze Anita niko postinga n'abandi, cyangwa nk'uko nawe njya ngupostinga, ariko nkavuga ko yenda Anita buriya ni umukozi w'Imana, ni umukozi w'Imana kandi ukunda Imana, wubaha Imana. Akenshi twanakoranye umurimo w'Imana. Buriya Anita twakoranye umurimo w'Imana. Buriya hari igihe abantu bashobora kubona akazi akora bakagasanisha yenda n'ibindi. Mwakoranye umurimo w'Imana hehe? Anita twakoranye umurimo w'Imana, naramuyoboye mu itorero, kandi ni umukristo mwiza. Waramuyoboye uri pastori we? Waramuyoboye uri pastori? Namuyoboye ndi mwarimu. Icyo gihe nari ndi mwarimu w'itorero. Yego. Dukorana umurimo w'Imana muri iryo torero, niryo namuyoboyemo. Nari ntaratangira itorero ryanjye, nari ntaratangira umurimo w'Imana nyoboye. Noneho rero urumva twakoranye umurimo w'Imana, namuyoboye ndi mwarimu. Ugasanga rero navuga ko ni umukozi w'Imana ukunda Imana. Buriya Anita akunda Imana, ni umuntu wubaha Imana, ibyo akora cyose, kandi ni umuhanga, azi uburyo akora akazi ke neza, akamenya n'uburyo akora umurimo w'Imana. Abantu benshi ibyo bintu bijya bibagora, agasanga ahugiye mu kazi ke, ariko umurimo w'Imana agasa nk'aho wibagirwa. Rero navuga ngo ni umwana w'umuhanga, ni umukobwa w'umuhanga, uzi gukora akazi ke neza akakanoza. Icya kabiri, akanakora umurimo w'Imana. Muri make ni umukozi w'Imana. Nta bintu byinshi yenda namuvugaho bijyanye n'agakiza ke, kuko arakijijwe, bakoranye umurimo w'Imana, ndabizi. Ikindi ubona ko ari umukobwa ukunda Imana, kandi ugerageza gukora imirimo ye neza. Hanyuma rero ari mu murimo w'Imana, wabonaga bikora gute icyo gihe umuyobora? Wenda birashoboka ko utakimuyobora mu itorero, wabonaga akora ate, yitwara ate? Nihe mpano yari afite mu zerekeye no mu rusengero? Akora buriya ni umunyamuhamagaro mu itorero. Akenshi wasangaga akora umurimo mwiza wa protokole, ndetse n'iyindi mirimo yagendaga ayikora. Buriya mu murimo w'Imana habamo imirimo myinshi itandukanye, harimo kwitanga, harimo gukora imirimo. Ibyo byose yagendaga akora imirimo myiza kandi itandukanye. Ntekereza ko ari nayo mirimo Imana igenda imuhera umugisha. Ubona ko ari umukobwa umaze kugera ku rwego rukomeye cyane, rero bituruka ku mugisha w'Imana. Uriya aba ari umugisha w'Imana. Muri ubwo buryo rero nibwo twakoranyemo, ariko nkahamya ko nkavuga ko ari umukristo. Wari uri kuvuga ngo yarabatijwe. Ntabwo waba umukristo utarabatijwe. None ntabwo waba umukristo utarabatijwe. Buriya ikigaragaza umukristo ni uko yavutse ubwa kabiri.
agapfana na Kristo akazukana nawe akaba icyaremwe gishya. Rero ibyo ngibyo nibyo bigaragaza umukristo. Rero iyo umuntu ari umukristo iyo nzira aba yarayinyuzemo. Niki wabwira rero Anita muri uyu mwanya, niba dukurikiye ndetse n'abakunzi be? Ni umubyeyi ufite abakunzi benshi bamukunda, bakunda no kumureba aba kuri televiziyo y'igihugu n'ahandi hatandukanye. Navuga ngo icyo namubwira ni kimwe, navuga ngo arusheho gukomerera mu mwami, komerere mu mwami, akomeze kwizera Imana ndetse no kuyihamya, usibye ko ari n'ibintu bye, abona ko ari umwana wubaha Imana, ukijijwe, umwana w'Imana. Rero nkavuga ko abakunzi be bakomeze bamukunde, bamushyigikire, bamusapotinge, bakomeze banamusengere kugira ngo Imana irusheho kwagura umuhamagaro we ndetse no mu kazi akora. Turamwifuriza umugisha w'Imana kugira ngo arusheho kwaguka muri byose. Ndumva ari ibyo ngibyo. Reka tugushimire cyane Pastor. Sinzi nimba wenda dusoza hari icyo ushobora kubwira abari badukurikiye mu bice bitandukanye. Harimo abantu batandukanye, ababuze ibyiringiro, abafite ibibazo bitandukanye by'ubuzima baba badukurikiye. Imana iguha umugisha. Navuga ku ijambo riri muri Zaburi ibice 12 umurongo wa 6. Aravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka, niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacuriraga ingoni. Imana ishimwe cyane. Iri ni ijambo riri ku mutima wanjye, numvise umwuka w'Imana arushaho kumpata kurivuga. Nagira ngo buri muntu wese udukurikiranye yumvira ijambo. Bibiliya yavuze hano muri Zaburi ibice 12 umurongo wa 6, haravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, ngo nonaho Uwiteka arahagurutse, arashyira mu mahoro uwo bacuriraga ingoni. Ndakwifuriza gushyirwa mu mahoro n'Uwiteka, ndakwifuriza gutabarwa n'Uwiteka. Imana ihagurukire kukurengera, Imana ihagurukire kugutabara, Imana ihagurukire kukuzahura, Imana ihagurukire kugukiza, Imana ihagurukire kukurwanirira, Imana irwanye ibikurwanya, Imana ihiga ibiguhiga, Imana ihagurukire kuguha icyerekezo cy'ubuzima, Imana ihagurukire kugukingura umuryango w'umugisha, Imana ihagurukire kukurwanira intambara zose wahuranaga nazo, Imana ihagurukire kurwanya ibyakurwanyaga mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro, kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro, kubwo kwamburwa k'umunyamibabaro, kubwo kugirirwa nabi k'umunyamibabaro, kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, ibyo bintu byose bitumye Imana ihagurutse kubwe. Hari ibintu bituma Imana ihaguruka mu byicaro byayo. Icya mbere ni umunyamibabaro. Umunyamibabaro ni umuntu uhagurutse Imana. Imana yita ku ntimba z'abayo, Imana yita ku mibabaro yacu, Imana yita ku ntambara zacu. Rero umunyamibabaro ni umuntu uhagurutse Imana ku ntebe, ndetse n'umuntu usuhuza umutima umukene. Iyo tuvuga umukene, ushobora kuba ukennye ibintu byose bitandukanye, ukennye Imana, ukennye kwizera, ukennye agakiza, ukennye akazi, ufite ubukene butandukanye. Rero Bibiliya yatubwiye ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, ngo nonaho Uwiteka arahagurutse. Navuga ngo nonaho Uwiteka ahagurukire kukurengera, nonaho Uwiteka ahagurukire kugucira inzira, nonaho Uwiteka ahagurukire gushyira iherezo ku byakurwanyaga, nonaho Uwiteka ashyira iherezo ku bushomeri, nonaho Uwiteka ashyira iherezo kuri ubwo burwayi, nonaho Uwiteka ashyira iherezo kuri izo ntambara wari urimo, nonaho Uwiteka ashyira iherezo kuri ayo madeni wari urimo, nonaho Uwiteka ashyira iherezo kuri icyo gisuzuguro. Ngo nonaha ndahaguruka, ndashyira mu mahoro uwo bacuraga ingoni. Navuga ngo Imana igushyire mu mahoro, Imana igutuze mu mahoro, Imana ikwicaze mu mahoro, amahoro y'Imana atwaranire muri wowe. Imana iguha umugisha kubwo kwakira ijambo, kandi iri jambo rihindura ubuzima bwawe, iri jambo rireme ubuzima bwawe bushya mu izina rya Yesu. Rero Imana ibaha umugisha. Amazina yanjye ni Pastor Bernard, mwari kumwe. Ukeneye kumpamagara cyangwa se kumvugisha, nimero yanjye ni 0782350825. Ushobora no kuba wansura kuri channel yanjye yitwa Yesu ni byose TV. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Mana Data, mu izina rya Yesu, nsaba umugisha buri muntu wese warudukurikiye, umuha umugisha kandi uhira imirimo y'amaboko. Batari bafite icyerekezo baha icyerekezo mu izina rya Yesu. Bari mu ntambaro barwanirire, ubabere igisubizo. Abari barwaye ubakize,
maze iri jambo rikore ku mitima yabo, iri jambo ribohore, iri jambo rikize. Tuzumva amashimwe yuko hari icyo wakoreye muri rino jambo. Turagushimye yuko wumvise gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Imana ibahe umugisha. Shalom.